ese buriya nkubaze kwitwara neza kwigirisha impuhwe ni imigambi myinshi urimo ushatse kuvuga icyo mbugura kizi ko nagura uruhinja ndavuga video na muganga kiwe Kamariza video oya ngewe nako Giselle na Kamariza umva se nkubwire biragupfubanye inda ni yanjye mfite amafaranga umuntu ushaka kuba ubuzima bw'umwana wanjye ngavuga ntuzanzanira imiti ndumva mu buzima bwanjye bukeneye no miti cyangwa umwana wanjye nafuka aho imiti tuzakoreshwa ni cyangwa se umumema kugira ngo mbashe kugira imbaraga zo guhangana n'umubisha nkawe igende hano ntago barawashe kwa ngo wegize ngo umuntu ukome cyane ngo kaze ngo weperereza afande salute ntabyo uzi Kamari ntabyo uzi bya muganga guhura nawe muganga mwahuye ngewe Kamariza ufite impanga se cyangwa bya bisazi byawe bigukoresha igice kimwe ikindi ukaba umuntu cyashoboka wenda buri urahiye urumva urahiye izo nseko za buri kuzo nyisekesha mbwira ubusa wenyigiraho umwana mwiza nari nkatangaye protocol nta kibazo afitanye nawe afande sayuti asebye urasebye tabaruka iyo utari kuneranya kuri bobo nta mahoro ugira se ndaba ngufata video ze ibyo ngiye birandiba kubutwite umva byakira amafaranga natanze yari ayanjye yari kugira ngo nari ibibazo rega ngira mu mubiri nababwira ko nzi kuri umubisha umuburire rimwe amaki aya mafaranga uvuga abonye muri video nayo natanze kugira ngo bampe imiti kubera ko hari ikibazo mfite mu buzima bwanjye amafaranga kumbi yandi bibye niyo wahaye muganga uri sirise ko ariyo namuhaye amafaranga ntasa Giselle we oya guma hano se wanditse guma hano nkubwire ko iryo yinduranye ryawe ry'uruvuna rimenye kandi mu minsi mikeya nababone igisubizo kirambye cyahubwo ntangajwe n'uburyo nakuvugiraga ko amafaranga bayatwaye kumbi wayashyiriye muganga urabizi neza se ko rero namuhaye mu buzima bwanjye busanzwe nta mafaranga nigira ku giti cyanjye nabibwirwa n'ikizi Serbiense ko umugore w'umukire ya Caporale general sikumba hafi akomana naguye ushobora kuba mu buzima bwawe utangendaho kuzi kubibonamo ibibazo Kamari sureba nkubwire hakiri igihe umva nkubwire ibintu uri kwihagucukumbura winjiramo imbere wisisikamo winobikamo nibyo bizakwangiriza ubuzima bwawe kuko ari ibindi utazi uri kwegera ku rupfu rwawe harya ngo warasaze aho none uzafuza hambara mu mano ari umuntu uzabibwira siko ndi guhangayitse ufite utegerereje imbere siko ndi guhangayitse ufite ubwo buhangayikishijwe n'iki genda ibintu uri kwihagucukumbuza nk'ifuku yayibuze ibyikora Kamari hari amakuru umenya akakubana ukifuza ko amatwi yawe ataka yarabibonye yarabyumvishe cyangwa amasanga bibone kumeza uri muri icukura kariba kibibi mu buzima bwawe kumeza ucukumbure go ahead mwana waramubonye ariko ntabwo ndi gukina nawe sibyo imikino urimo ariko ni urabona ukuntu umfashe imikino urimo urabona ukuntu umfashe yihora kuko ibintu bigeze habi ukeneye kwisinzi ukuntu uri bubigenze ukeneye kumfasha akundi uba muzima Shasko ufite ibibazo mu mutwe wawe barakuroze ufite ikihe kibazo bamubwira inshuti yanjye hari indi party tuye ya Giselle utazi
tuyeje zero utazi njye yanjye urayizi nzayikwereka none ukuntu uzumfata siko nakubwenga imikino urimo yihorere drama urimo zireke ukeneye kumfasha kuko ibintu bigeze habi mbere na mbere yuko mbwira ibyo byose wanzu ngabanyeho imikino n'ubugoryi ibyo ukinisha byose nungeraho ujye wicunga bisa kandi ariko disi nta muntu ntago nakurenganya ibi byose uri kubikora kure karagakobwa kukita agakobwa se ukarusha iki hari ikibazo se kugira ngo twongere tubane mu mahoro ubu umuntu ufite inshingano uragomba kuba adahari kandi nataba adahari ku neza ngo kunabura umva gigi winonga intoki madafaka uretse madafaka ko madafaka usiko ibi byose nabigukuramo nabishwanyaguza njye kuri utazongera kunyinisha ingikubise niwongera kuvuga kuri zera uzahita ubona isura yanjye umva rero nkubwire kuri bene wanyu umva nkubwize ukuri ubu uranabyishana n'ibiganiro birimo gigi zero uramushyingura mu minsi mike cyane ndagukubitira hano ongera mu bitatu rero ndagukubitira ongera mu bitesiko kandi urabizi ko namikino yakora bene wanyu wowe uzi ko bakora tarase ukikira hejuru barakora tarase wishyira hejuru ma ubaka kandi ipfuye uranutse ubaka kandi ipfuye uranutse buriya mukobwa afite agaciro kangana gutya ndumva mbabaje cyane igicunga ibintu uvuga byose utazamura amarangamutima yanjye nkagucamo ibice ngaho benshi amushyira hano nasiga ngufungiranyemo hano benshi ndabizi ko nzi neza ubu siko tuziranye niki cyakumaze ubwoba ukajya unyinisha muhamagara nyuma shirima nabikubwiye muhamagare rya nyuma kuko irarenga uretse wimfata siko uriya mwana ukuntu nkubise kubera iriya ahubwo se uri wakubitwa ntabwo urakubitwa humura rero gige nagusabye kumvira mu buzima ukanyihorera muhamagara ryanye shaka gutangira urugendo rwanjye rushyashya urugendo ari ubuzima bwanjye wari burutangire before yuko reka ko twinjira muri ibi bintu before yuko haza mu mwana wanjye wari kuva rurimo zara nothing nyamara ugiye kuzura ikintu utaruzi muri wowe Sherine gige ugiye gutuma mpinduka kandi nzaguhemukira wowe ndeba nkurikira zara muhamagare bwanyu Allô? Allô? Yes baby. Bitumeze neza. Umva ibintu ukora byose gahunda urimo gupanga gukora. Ubikore witonze wicunge kandi ushyire mu bwenge bwinshi, sibyo? Kandi ugomba kwitonda ugashyira mu bwenge bwinshi. Urabyumva? Urimo uranyumva? Baby, uranyumva? Wibinda kumva hani ibyo bintu bikumbwira ni ibiki wa mu ex wanjye yarakaye kandi we yarakaye yakora buri kimwe cyose. Sibyo? So witondere rero ibintu ukora byose. Naho ugenda hose ugende wikontorora, uranyumva? Ndaza kukubwira reka ndaza kugusobanurira. Okay,
muga biriwe meze neza ntabwo uri bize se umuvugishe ikintu nashakaga kukubaza kugira ngo ngubaze niba nibura waravuganye na Tereza Okay. Ariko ndagusabye bigire vuba n'ukuri byihutishe pe. Nibura numve ko ari ikizima cyavamo. Yego. Oya nta kibazo. Mbega ibyiringiro byanjye siko ari we bitegerejeho ndibaza ko wenda wowe hari icyo wabikora nubikora nka kuri wabinyemereye ko wenda wabicisha mu buryo bw'ubuvuzi wenda ashobora kutwumva. Noneho reka nkomeze ntegereze burenda nugira icyo umenya uzambwira. Okay. Urakoze nawe akazi keza. Okay, umunsi mwiza noneho. Nigise kandi kumukazi rero. Mukumbe. Chere hari undebe neza. Giselle yamabari sinico. Bati mukobwa mwe ndavye Abayite Shasisi uzi noneho ko siko tumaze kuvugana. Shamwe ko neteje ari ibintu ngiri ko yakwanze. Huya ahubwo arambwiye ngo wicunge cyane ngo wirinde ngo ibintu byose ukora witonze. Si habaye iki nkamubaza kanisha hirya no hino akambwira ati nyine wowe icyo nkubwiye witwararike wirinde n'imibu yandi Nwanze kuri muri planet kwa mamusose komeza umbwire ibibazo byambanye ibibazo ndanje ndakomeza nase uri gushaka kumbwira yuko nirinde iki n'iki nakoze ngo ki mufite ubwango yuko mu ex girlfriend wanjye ngashaka kugirira nabi wawo ndiko nari Giselle ngashaka kugirira nabi wakoze iki nanjye nibyo nibaza nakoze iki arambwira ati wowe wirinde witwararike nta kindi kandi nabonye akarishyura ya mukobwa none se hari icyo kibigeze ubakorera nta na kimwe none nawe ugenda uriya mukobwa inshuro imwe gusa cyagiye nazaga nkabikubwira
none se ntabwo wamusobanuje nyine ntacyo na kimwe muhamagare namusobanuje ibi mu bintu yambwiye ni ibyo ngibyo byonyine yambwiye ambwira yuko ngo ngomba kwitwararika nkirinda kubera ko ngura mukobwa ushobora kungira nabi turamwihamagarira kuki Le numéro composé n'est pas accessible en ce moment. Veuillez rappeler. Le numéro composé n'est pas accessible en ce moment. Veuillez rappeler ultérieurement. The telephone number. Try again later. Sela hano biragusaba kumbwiza ukuri kuko ntago umuntu niba afite umexe akwizeyemo iki se cyatuma akubwira ngo umexe wongere gutekereza iki ahubwo mbwira ubwiza ukuri ni ikihe kibazo kiri hagati yawe na Scott no Giselle jewe ibyabo ntago mbizi Nushobora icyo nzi nuko kuziza iki? njye nanjye ntago mbizi nisi baba yabagiye kuncira mu ngo namutwe wenda umukunzi kandi njye nta ruhare mbifitemo none se kuki nimero yayikuye amaze kukubwira gutyo ntabwo nibaza ukuntu umuntu ashobora guhamagara akubwira ikintu nk'icyo ngicyo ari undi muhungu wenda bikubwira mu migani sibyo cyangwa se akareba ukundi kuntu abikora mu buryo bwe kuguhamagara ndetse akakuraho telefone none se ubundi wasanze barakundanaga baye bararekanye ntabwo icyo gihe ngewe gusa ukuntu nari ndiyo cya gihazi yaramubazaga ngo ubundi uri nk'igiti ngo kiza kinjira mu nzu uza mu rugo iwanjye utavuze abwira Giselle yego noneho nyine bitabincaranjinga ndibaza se ni ibiki biri hagati yabo nyuma nibwo namusobanuje rero arambwira ngo ni mu ex girlfriend ndamubwira ako nabonye nyine agira amahanga ariko ngo humura ngo turi kumwe ngo uratekanye we ntacyo kizakuba ako nako nakibajeho ntacyo kizambaho se ubundi cyaba kimbabona kuzi nzaje kuba kasakurinda ni ko urambwira ako none bivuze ngo nta nubwo wemere kuva muri runo rugo ngo ugende ahantu uri wenyine ntabwo ibintu byashoboka guteze kuri ngo ugende Sali wamubwira ati rero njye ntabwo ubuzima nshoboye kububamo dusubasanye ikibazo nsigaye mukunda gupfa kumubwira gutyo byihuse byangura ariko zero banahubuka utse umuntu mutamaye igihe umwimeramo wese utangiye kumukunda uriya muhungu uramuzi neza uze amakarite ye uze amadefo yiwe gukunda simbikubujije ariko ugomba kugira umupaka ibi bintu ngomba nanjye kubitekereza nkariba nkatekereza n'ikiri kubitera none se ubu wamenya ari nk'ibiki yego uramukunda ariko rarore ubuzima bwawe buri mu kaga ariko turi kenda gutekereza cyane wasanga ari nka situation itari nziza yenda arimo akaba yumva wenda bishobora kunyafekta reka ngiye nguhe urugero buriya umuhungu wakubenze cyangwa umukobwa wakubenze uzi ko biriya bintu ari inzigo uzi ko ari urwango kereka wa muntu ukijijwe neza urwango uyu muntu arimo umwuka w'Imana biriya bintu nirwo rwango rwa mbere rubaho kuko nta kiza bakwifuriza nta bakwifuriza ndavuga ngo ubwo uriya mugigi nta kintu anyifuriza kiza nta cyifuriza umuhungu kuko agashaka kujyana nawe kugira ngo ababaze umuhungu bakusukana nabyo byashoboka
kunyumvisha muhamagare nyuma sheri nabikubwiye muhamagare rya nyuma Igi, kuko aramuka- irarenga uretse wimfata siko uriya mwana sio kuntu mubise kubera iri ahubwo se uri wakubitwa ntabwo urakubitwa humura rero Gige nagusabye kumvira mu buzima ukanyihorera muhamagare rya nyuma shaka gutangira urugendo rwanjye rushyashya urugendo ari ubuzima bwanjye wari burutangire before yuko ko twinjira muri ibi bintu before yuko haza mu mwana wanjye wari kuva rurimo zara nothing nyamara ugiye kuzura ikintu utaruzi muri wowe sheri Gige ugiye gutuma mpinduka kandi nzaguhemukira wowe ndeba nkurikira zara muhamagare bwa nyuma bo mese neza nshaka kukubwira jye nahereye cyangwa ko Kamariza afite imigambi mibi ntubyumve buriya bwitonzi bwo afite imigambi mibi mibisha kandi magingo yanjye mfite ubwoba rero ubwoba bw'ikizo kuko umuntu ariko kubanira neza ari kumbanira neza ashaka kunyicira umwana ariko abantu mwigize ibiki izi ntambara niba zizarangira ryari soma hano akira narakubwiye ko umutwe wawe ntabwo ujya wumva ibi wose si Kamariza hajya ko muvuga ngo ngenda roga nta nubwo wamfatanya ariko do umwana kwica umwana wanjye yaratashye Niki cyabaye se? urumva nta soni ufite Ikize. nta soni uba ufite uretse gatoya izo telefone yawe tanga iyo telefone yawe ariko n'izo telefone Niki cyabaye? ese watanze telefone Se urambwira nabi kubera iki telefone navuga nabi bobo ntabwo ndi right yo kuvuga ndananiwe ntabwo ndi right ndananiwe sinshaka ndashaka kumenya impamvu ntaga telefone nuko agukunze arashaka kwistaramo kamera ngo ajye ariko bite byanyu n'izo telefone yawe fungurira asubise suyize fungurira mumbabarire ndananiwe please siniki kijya mbere tanga telefone nawe ngera ufungure akira fungure sari ikibazo mfite ndananiwe urabona nanjye batari ndumva intambara rwose numva ntazishaka na gato Hey! Game over. Tamari. Ko icyo ushobora gutekereza gukora ibintu nk'ibi. Ibikize kandi. Atanye kwigenzera akarengane. Shabyemere ko zakwakira. Tamari. Kubera icyo watumye gukora ibintu nk'ibi. Hey! Ibikize ko nge ntacyo. Okay. Ubu ngubu noneho ntabwo nshaka gushyiramo ibintu ubwenge bwinshi. Hey!
Giselle, iyi message wayikuye he? Njye na Kamariza wese ko twari inshuti. So twari duhuje inshuti yanjye nawe izi bibazo byanjye nawe yaciye ruhinga ni na message. Kamari, kubera icyo uri gusaba imiti yo gukuramo inda? Yewe inda yanjye se Ushaka kunyicira umwana ari nawe nayifite? Hey! Wowe kunyicira umwana. Wowe ukanyicira umwana we Kamariza. ariko shisi Njyewe ndashaka ngo uretse gatoya ndananiwe ntabwo nshaka umuntu nshyushya mu mutwe nonaha. Sibyo? Ndashaka kumenya kubera icyo ushaka kunkurira inda. Bobo Njyewe Kamariza nshaka kwica umwana. Kamari, Bobo nari nakuramburaho ikiganza. Ubu nshaka kugubita umutwe ku rukuta nkaguhombanya. Wowe kunyicira umwana. None iyi message yo gukuramo inda muri telefone yanjye harimo Woya muri telefone y'abandi. none se nyisanze he? we ibi ni biki biri kuba Iyi telefone si yawe? yego Hari undi muyisangiye? ni yanjye nawe. None niba ari we muyisangiye message banyereka uri gusaba umuntu imiti yo gukuramo inda ikaba iri muri telefone yawe. Bobo ki? Ndeba hano ni Bani ryarya we. Sinaye maze iminsi nkubwira ubugwa neza yihayemo iminsi. Bareka mvuge bari banyishe. Hey! Message kuri muri telefone yawe. Telefone yawe hari umuntu muyisangiye? Iyi telefone hari umuntu muyisangiye? Ukuri kwimana ntago ibi Kamari, iyi telefone hari umuntu muyisangiye? Nta muntu ibi bintu nta kintu mbiziho no kutima. Iyi telefone hari umuntu muyisangiye? Ni yanjye. None Ntago ibi bintu mbizi. ushaka umuriramo inda? Oya Bobo